ngo uhaye ikaze kuri Yamuhe TV. Iyi ni imyanya 324 yashyizwe ku isoko ku bantu bize AD cyangwa se barangije amashuri yisumbuye. Icyo wabarize cyose AD ni ku mwanya wa matron and patron A2, ibyo waba warize byose. Iyi ni Yamuhe TV, ni imyanya cyangwa se ni imyanya ikeneye abakozi 324 bose bakenewe ku isoko ry'umurimo muri Rwanda TVET Board. Hanyuma kurikira iyi video yose, aho urasanga amakuru ni kuri e-recruitment Mifotra, aho bakeneye matron A2 kuri level y'icumi n'ibice bibiri ndetse na patron A2 kuri level y'icumi n'ibice bibiri. Nkuko mubibona bashyiraho ko post ikenewe umuntu umwe, ariko nkuko mubizi mu Rwanda hari ibigo byinshi bikeneye aba matron baba patron. Kurikira Yamuhe TV, umushahara mbumbe rero nkuko tugiye kubirebera hamwe, ukurikire amatsiko yose uyashire. Hanyuma ku mwanya wa matron A2, umubare w'imyanya turaza kubirebera hasi. Murabona ko ari hagati y'imyanya 53 n'146 nibo bakozi bakenewe kuri uyu mwanya. Hanyuma rero inshingano z'ingenzi ni ugukurikirana ibijyanye na discipline y'abatrainer cyangwa se y'aba bari kwigisha. Ibi byo ntabwo ndirwa bigarukaho. Hanyuma ku mwanya wa patron, mbibuze ko mu mwanya wa matron hakora abagore cyangwa se igitsina gore, hanyuma ku mwanya wa patron hagakora igitsina gabo. Yes, abakeneye ku mwanya wa patron ni hagati ya 47 n'178. Iyi ni imyanya yose igenda iboneka ku isoko ry'umurimo. Reka dukomeze rero turebe ese kugira ngo naprange kuri uyu mwanya, ese umushahara nangahe. Nkuko mubibona rero, umushahara mbumbe kuri iyi poste ya level y'icumi n'ibice bibiri ni amafaranga 156 n'amafaranga 200. Hanyuma rero aya bari gross salary bakuramo deduction, bakuramo icyo bita income tax ya 20%, hakavamo 31,000 n'amafaranga 240. Hakavamo icyo bita pension ya 3%, ubwo n'amafaranga angana n'4,686. Hakavamo icyo bita RSSB medical ingana na 7.5%, wabikora kuri pourcentage ugasanga ari 11,715. Hanyuma rero tugateranya icyo bita total deduction cyangwa se n'amafaranga yose akurwa ku mushahara angana n'47,641. Hanyuma reka mbereke uburyo calculation zikorwa. Bafata icyo bita gross salary, bafata income tax payer, ubwo hano twazicalculatinze. Hano kuba tazi calculation ni 20% by'umushahara wawe wose wa gross salary kugira ngo tubane icyo bita income tax payer. Hanyuma kugira ngo tubane icyo bita pension dufata 3% tugakuba umushahara wawe nayo tukayakuramo. Hanyuma RSSP medical dufata 7.5%, hanyuma nayo tukayakuba tukaza kubona amafaranga. Hanyuma rero net salary ni amafaranga utahana mu rugo cyangwa se amafaranga agera kuri konti yawe yose, akabakaba 108 n'amafaranga 559. Wumve rero ku muntu uzatsindira kuri uyu mwanya matron cyangwa se patron, mbibise ko bakora ikizamini cyo kwandika gusa, nta interview ikorwa. Niyo mpamvu rero ndi gushishikariza abantu bakirangiza bafite AD n'abarangije kera babuze akazi, aya bari amahirwe adasanzwe ababonetse kubera yuko nta interview ibaho. Ni ikizamini cyo kwandika ugakubitamo amanota yawe 70%, ubundi ukitegerereza niyo wagira waba umwanya wijana, urategereza nyuma y'imyaka 2 cyangwa se 3 wa mwanya urawutsindira. Net salary rero nkuko maze kubibabwira ni 108 n'amafaranga 559. Aya ntago ari amafaranga make rwose, benshi barayabuze, benshi babuze aho babakura akazi, ariko mbashishikarize kwa applying hano muri Rwanda TVET Board. Rwanda TVET Board, amahirwe kuri mwese. Hanyuma rero uburyo bwo gukora application nta bundi ni ugusura urubuga rwa Mifotra kuri e-recruitment, ariko mukubahiriza deadline yiko deadline ni ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 3 2026. Rero ibisabwa nta kindi ni ukuba ufite impamyabumenyi ya AD cyangwa se senior 6, icyaba warize cyose, za lettres za science, ibintu byose hano wemerewe kuba matron cyangwa se patron. Hanyuma rero imyanya yose ya matron na patron wemerewe kuba waya applying. Umunyarwanda wese ufite A2 mu bintu byose
yose yemerewe gukora application. Nk'uko nabibabwiye rero, hano ni abakozi 324 nibo bakenewe. Intambwe zo gukora application nta zindi ni ukujya kuri e-recruitment, ugafungura account, ukinjiramo, ubundi ugakora icyo bita psychometric text, ugakora n'ikizamini cyanditse. Yewe nta bindi bagusaba. Ahangaha bivuze yuko nubikora neza ukaba wabitsinda ikizamini cyawe ukagira amanota 100%. Intambwe ya mbere ni gukora icyo bita psychometric. Iyo uyitsinze ukagira 50%, aba ari intambwe ya mbere. Hanyuma ukazakora n'ikizamini cyo kwandika, nacyo akazaba ari intambwe ya kabiri, bikaguha imbaraga zo kuba wabasha kuba watsinda. Mbibutse ko Yamuhe TV ikigamije no kubagezaho amatangazo y'akazi utasanga ahandi, ndetse tukaninjiramo byimbitse uburyo ushobora kubona amafaranga akakugirira akamaro. Ikindi nanone tubagezaho uburyo ushobora gukora application. Ntihagire umuntu ukubeshya. Kuri iyi myanya iroroshye cyane, ni ugufata amakaye ugasoma, cyangwa se ukaba washaka ibindi bizamini byagiye bikora kuri iyi poste, kuko nabyo bigufasha mu kuba wakwitegura kugira ngo ubashe kuba watsinda kino kizamini mu buryo bworoshye cyane. Mbifuriza rero ku bantu bose bazapurayinga bagatsinda ikizamini cya psychometrics, mbifuriza kuzagira amanota 70 mu kizamini cyo kwandika. Ubundi uzagende witurize rwose, uzumve yuko uyu mushahara wo kuri level y'10.2 ungana n'ibihumbi 108 n'utundi dusagaho duke, ari amafaranga meza cyane ashobora kugufasha umunsi ku wundi. Nta handi rero uri bukura amakuru, ni kujya kuri Mifotra ugakora application mu buryo bugiye butandukanye. Kandi nanone nkurarikira kujya ukurikira Yamuhe TV ibagezaho amakuru meza y'ingenzi. Ngaho rero murangire bana banyu, murangire barumuna banyu barangije za segonderi, hari utajya umenya amakuru rwose. Abantu bose baze bapurayinge, bari baravuze bati muri rebo baducikanye, banze yuko abantu batize ibijyanye na education bakora application, ariko murabona yuko Rwanda TVET Board ije isubiza amaganya y'abantu mamiliyoni, amaganya angana n'ibihumbi birenga by'abantu barangije b'abashomeri, barangije segonderi badafite uburyo bwo gukora application. Mbizeze yuko rero niba ushaka akazi ka leta, genda ukora application muri Rwanda TVET Board, wige neza, witegure, ubundi nawe uzibonera akazi, ube umukozi wa leta, kandi nanone utanga umusanzu wawe mu gihugu, mu kubaka igihugu, mu kurerera u Rwanda rw'ejo hazaza, kandi nawe ubwawe ufite icyo winjiza, ufite income nziza mu mafaranga yawe, famille yawe ibeshejeho neza. Rero wivuga ngo ni hehe nzabona akazi? Ni ahangaha. Icyo ngusaba ni ugufata ikayi ukiga ibijyanye na terms condition y'akazi, kandi ukajya muri profile neza y'aka kazi, kubera yuko niho uzamenya ibyo uzabasha kuba wakwiga. Amahirwe ya mbere yo gutsinda ikizamini ni ukumanza ugasoma icyo bita job description. Wamara gusoma job description ikaguha ishusho rusange y'ikizamini cyose, hanyuma nawe ukireferaho wiga. Ibyo wiga ugendeye kuri job description nibyo biguha amahirwe yo kuba watsinda. Wibutse yuko amanota yo gutsindiraho ni amanota 70%. Niyo waba w'igihumbi wageze 70%, don't worry, wigira ubwoba, ntihazashira amezi 6, ntihazashira umwaka. Kandi mbibutse yuko waiting list yanga mu Rwanda TVET Board imara hagati y'umwaka n'imyaka 2. Rero icyo gihe cyose ntago cyashira utarabona akazi. Reka rero mbifuriza amahirwe masa, mbasaba gusharinga iyi video ku bantu bose yagirira umumaro, ndetse tunabizeza yuko mu minsi igiye kuza tujye kubagezaho video nziza z'akataraboneka. Ciao, dusubire ku zindi video ziturangira akazi keza. Kandi nubwo tutize amashuri ari hejuru ahambaye, ariko murabona yuko akazi ko ku level ya AD ku muntu ukirangiza segonderi karahari rwose. Banyeshuri murangije mwese, abatsinze n'abatsinzwe mwese, muze twapurayinga hano. Pfa kuba ufite diplome yawe barayiguhaye, ufite result slip hano, rwose wemerewe gukora application. Reka tuze guhurira rero mu yindi video. Ciao.